ikintu cyaje kubabaza abantu urumva gishobora no gukora kuri uwo muzungu ibaza ko ibyo bintu byose abikora azi ko arwaye sida. Yatumye abantu babasha kumenya ngo igitsina gore iyo kigeze ku muntu gicyaye ko yagihindura ubuzima cyangwa hari ibindi bintu yamukuraho bigenda bite yitwara ati nyine yatumye abantu babasha gusobanukirwa ngo abagore ni bwoko kimani iyo bigeze ku mafaranga cyangwa se kuba hari ikintu ari ku expecting ashobora gukuraho nta mahitamo abafite urumva ibintu byose wabimukoresha muri make kuko n'umuntu yahuye n'abakobwa bakiri bato yego ahura n'abamama bubatse ahura n'abaguru ubona biyubashye mu alimentation bro nyine yerekanye isura y'igitsina gore icyari cyo rubango we yakoraga reka kora kuntu Aisha Speed yabikoraga amatwa muri Afrika agenda yifotoza we yari afite gahunda yo kugenda arongura abagore nyine b'Abanyafrika kandi bitamugoye yego yewe nagaragaza ari ikintu nabonye kimeze nk'agasuzuguro ramujene sinzi impamvu bungu bataratabwa muri yomba ariko ndamya ko Afrika atari we isohokemo amahoro kuva byamenyekanye yagiye muri church mu rusengero atangira gutereta umukobwa atitaye no ku bintu bari kwigisha nanze ngo pastor yamubonye umushumba yamubonye aramubwira ati umukobwa wanjye n'iki kwamuta ngo namukunze man ngo namukunze abase ashaka kubana nawe ngwe bro yarangiye ahise amubwira umukobwa araje gusenga come with me ahita musohoka pastor se yabahaye umugisha pastor yavuzaga cyo ahita bireka kuza yigishiriza umugabo ahita abwira umukobwa ati ahita mu come with me bahita basohoka muri church atararangiye mu minota mike yari amuri deliverance bageze mu bigaraga kare mu gitari afite zino Ray-Ban ziba zifite amakamera urabizi zaje z'amakamera urabizi abantu bake muri Afrika bari babimenye noneho buri kintu cyose yabaga ari gukamera nyine ubwo minota mike uwo mukobwa yari amugejeje ubwo yanaronguraga yambaye Ray-Ban oya wezo yazifataga Ray-Ban se yafite short ari mu maso yaragize yafataga agenda akazerekeza neza aho ari bufata amashusho neza ukagira ngo ni Ray-Ban asizaho ngaho kumbe ziri ko ari kizire gufata ibintu byose abasore cyangwa abana bagiye ko nabona banyina babo bari ku mbuga nuvuga ngo yahereye muri Zagana naho abikora gutyo agenda none ikintu cyatangaje abantu nukuntu mahani nukuntu bitamusabaga na energy byamusaba reka yabikoraga yanabisuzuguye bro nabwihirinzi naki nyine byagaragaye ko abirabura bagifitemo akaboro k'ubucakara ukuntu urumva no kutiyami no kubona umuzungu akamubonamo nk'Imana cyangwa igitangaza bakabona n'amafaranga yabikoranaga n'agasuzuguro cyangwa ni ibintu yabaga yano byibuze se yabishyuraga icyo nicyo naramenya ariko byanga bikunda ashobora kuba ari akantu yabahaga kubera ariko ubundi ariko yabatwaraga nta kintu bavuga niba yabikoraga ku bushake bwe bo akibona umuzungu yabaga yumva ko ubuzima burahindutse cyangwa bamwe bakaba bumva ngo kari buzabajyana hanze iki boro nk'izo ngizo mane nyine birasuzuguritse byadanje kuri rwo rwuko none ndibaza rero egeri wacu i Kigali mu buzima busanzwe nubundi aba bantu nyine turi kuvugaho se basanzwe bikundira agatubutse oya twebwe basanzwe bikundira amafaranga iyo mugigije uri mugenzi we hazamo no gutinda no kubanza kukugora niki urumva ariko ku muzungu bro bavuganaga hari nabo yahitaga atwara ngo tugenda ukanya kimura yavugaga ijambo rimwe gusa ngo ne kunze ukuntu uri gusa thank you bakavuga ngo ushobora kuza ku hantu mba director agahita mu byaremo bagahita bagenda amaye ako kanya yahereye muri South Africa ajya muri Ghana urumva yarageze muri Kenya ngo yashaka no kuza mu Rwanda urumva none muganya wawe mu Rwanda ndibaza none yaza ko bageze muri avuga biwacu amafaranga yakanuje amaso gutya twari kuba yaragiye kuduha show iteye ubwo yagera i Kigali Kigali byari gutandukanamo yari ko afite umubare mwinshi cyane Kigali ho na babiri bajya bajyana urumva Kigali yari kugira umubare yagira muri abakobwa b'i Kigali imibare yari kuba ari myinshi twari ko dufite amakuru arenze ayo dufite kuko hano ho biri too much cyane umuzungu ni ikindi kintu. What's up people, call me Patrick. Uyu munsi ni Open TV nkuko bisanzwe twazindutse kubera inkuru gitaraganya kafuru nibagiye kuvuga kubera iriya nkuru ndi kugusimbuka niruka ngo dutangirire inkuru neza cyane fresh kwe c'est Valentine se warayiriye oya sahuye ko atari ibintu byanjye ariko hari n'abashirinze bashwanya da umugani ntago byari kubura none se kandi ari cyo kintu ubundi Saint Valentin niyo ishimisha abantu akanya gato ari umutipe wanjye nzi
yandikiye umubebe ari kumukatira kandi bwari bwakeye umubebe niyo yari yamuhaye no ku mafaranga. Umukobwa ari ahaye umuhungu amafaranga tipe Mwese byagenze biti ibyagenze utenga mukatire kandi yari yamwe abandi bashaka yari agafitemo akantu ko gushaka n'ubundi gukatira ariko akatira ku munsi nkuriya none byabaye bisazi nago ngo niyamuhamagaye ni ugutukana n'ibisazi Kafuru yo ariko tukivuga ku bakundanye ingongo ziri gusenyuka. Hari amashusho muri Kenya yaciye ururondogoro, abakobwa bafite abagabo bafite abasheri bose. Hari umurusiya washyize ku gitanda kimwe bose iyo hoteli irabazi bariyandikishije binjira. Numiwe birabyo byarenze ubwenge. Navuga ngo umutipe wo mu Rusiya nabonye ko nyakuru byo muri Kenya biri guca ibintu bya danje. Niyo nkuru igezweho kwanza ni muri Afrika ubu ngubu ko yabaye inkuru yamenyekanye hose muri Afrika. Yego umutipe yarabyutse akora atekereza content ariko arebye abona iwabo bishobora kugorana mu Burusiya. Aravuga ati reka njye muri Afrika ahantu hari abantu bagisinziriye cyangwa se umuntu ashobora gukorera ibyo ashaka akirimo injiji. Sinika urabizi nika abazungu badufata. Aragiwe ubu content rero ngo ni iyi content kwarukuza buri muntu wese bahuye atitaye ngo barazira atitaye ngo bamenyanye akaba approachinga mu masegonda mu masegonda make agahita delivering agahita upload yewe akahita delivering. Nuvuga ngo we araza yaraje urabizi ariko hari ikintu yakoze yatumye abantu babasha kumenya ngo igitsina gore iyo kigeze ku muntu gicyaye ko yagihindura ubuzima cyangwa hari ibindi bintu yamukuraho bigenda bite yitwara ati nyine yatumye abantu babasha gusobanukirwa ngo abagore ni bwoko kimani iyo bigeze ku mafaranga cyangwa se kuba hari ikintu ari ku expecting ashobora gukuraho nta mahitamo abafite. Urumva ibintu byose wabimukoresha muri make kuko n'umuntu yahuye n'abakobwa bakiri bato. Yego ahura n'abamama bubatse ahura n'abaguru ubona biyubashye mu alimentation bro nyine yerekanye isura y'igitsina gore icyari cyo. Nuvuga ngo we yakoraga reka kora kuntu Aisha Speed yabikoraga matwa muri Afrika agenda yifotoza we yari afite gahunda yo kugenda arongura abagore nyine b'Abanyafrika kandi bitamugoye. Yego yewe anagaragaza ari ikintu nabonye kimeze nk'agasuzuguro ramujene sinzi impamvu ubu ngubu ataratabwa muri yombi ariko ndamya ko Afrika atari we yisohokemo amahoro kuva byamenyekanye. Yagiye muri church mu rusengero atangira gutereta umukobwa atitaye no ku bintu bari kwigisha. Nanze ukuntu pastor yamubonye umushumba yamubonye aramubwira ati umukobwa wanjye n'iki kwamuta ngo namukunze man ngo namukunze abase ashaka kubana nawe ngo bro yarangiye ahise amubwira umukobwa yaraje gusenga come with me ahita musohoka. Pastor se yabahaye umugisha. Pastor yavuzaga cyo ahita bireka kumeza yigishiriza umugabo ahita abwira umukobwa ati ahita amubwira ati come with me bahita basohoka muri church atararangiye mu minota mike yari amuri deliverance bageze mu bigaraga kare mu gitari afite zino Ray-Ban ziba zifite amakamera urabizi zaje z'amakamera urabizi abantu bake muri Afrika bari babimenye noneho ikintu cyose yabaga ari gukamera nyine. Ubwo minota mike uwo mukobwa yaramugejeje ubwo yanaronguraga yambaye Ray-Ban wezo yazifataga Ray-Ban se yafata short ari mu maso yaragize yafataga agenda akazerekeza neza aho ari bufata amarusho neza ukagira ngo ni Ray-Ban asizaho ngaho kumbe ziri ko ari kizire gufata ibintu byose. Noneho biraye boro byanyemeje man byanyemeje mu rusengero amutwara hari uwo bahuriye boutique heho hari uwo bahuriye mu muhanda avuye kuzana umwana ku ishuri ubona ko ari umugore n'umugabo baravuganye urumva bahana nimero mu mitamo cy'umunsi wagurikiye n'umugoroba waho ikanya yarageze mu buriri. Hari uwo bahuriye muri alimentation baravugana ako kanya yahise amutwara. Urumva ese uyu muniga yahamaze igihe kingarute muri Afrika ariko aratuwa agenda gusaragisha nose niyo yamara icyumweru. Noneho yari wa muntu udatoranye ufite imyaka ingana gute ufite nuvuga ngo muri Kenya hari abasore cyangwa abana bagiye ko nabona banyina babo bari ku mbuga nuvuga ngo yahereye muri Zagana naho abikora gutyo agenda. None ikintu cyatangaje abantu nukuntu mahani nukuntu bitamusabaga na energy byamusaba reka yabikoraga yanabisuzuguye bro nabwihirinzi naki
nyine byagaragaye ko abirabura bagifitemo akaboro k'ubucakara ukuntu urumva no kutiyamina no kubona umuzungu akamubonamo nk'Imana cyangwa igitangaza bakabona n'amafaranga yabikoranaga n'agasuzuguro cyangwa ni ibintu yabaga yano byibuze se yabishyuraga icyo ngicyo nicyo naramenya ariko byanga bikunda ashobora kuba ari akantu yabahaga kubera ariko ubundi ariko yabatwaraga nta kintu bavuga niba yanabikoraga yabikoraga ku bushake bwe bo akibona umuzungu yabaga yumva ko ubuzima burahindutse cyangwa bamwe bakaba bumva ngo kari buzabajyana hanze iki boro nk'izo ngizo mane nyine birasuzuguritse byadanje kuri rw'uko noneho ndibaza rero egera iwacu i Kigali ariko Rush Boy turetse kumurenganya sibye ko ari we byabayeho mu buzima busanzwe n'ubundi aba bantu nyine turi kuvugaho se basanzwe bikundira agatubutse oya twebwe basanzwe bikundira amafaranga iyo mugigije uri mugenzi we hazamo no gutinda no kubanza kukugora n'iki urumva ariko ku muzungu bro bavuganaga hari nabo yahita agatwara ngwino tugenda ukanya kimura yavugaga ijambo rimwe gusa ngo nekunze ukuntu uri gusa thank you bakavuga ngo ushobora kuza ahantu mba director agahita mu byarimo bagahita bagenda amaye ako kanya yahereye muri South Africa ajya muri Ghana urumva yarageze muri Kenya ngo yashaka no kuza mu Rwanda urumva none muganya wawe mu Rwanda ndibaza none yaza ko bageze muri avuga biwacu amafaranga yakanuje amaso gutya twari kuba yaragiye kuduha show iteye ubwo yagera i Kigali Kigali byari gutandukanamo yari kuba afite umubare mwinshi cyane Kigali ho na babiri bajya bajyana urumva Kigali yari kugira umubare yagira muri abakobwa b'i Kigali imibare yari kuba ari myinshi twari kuba dufite amakuru arenze ayo dufite kuko hano ho biri too much cyane umuzungu ni ikindi kintu burani none ibibazo ibyo bintu babya bura za Nairobi ni imijyi ya developinze kera n'abantu twavuga ko bo byibuze ari abasirimu kuntu kuturusha bacangamutse cyane ariko bikaba byagenze gutyo iyo yaza kuba yaje i Kigali bro agakinira imikino i Kigali shumi yanjye do twari kumirwa so uyu mujyi muto benshi tuba tunaziranye no kuvuga ngo cyagiye duheruka umuntu wari wakoze ayo mabara ya Danjari Baritazari ariwe ngo ufite imibare myinshi yagiye hanze uwo mujama we ni mu bihumbi ahubwo ndibaza umutiba afite umubiri umeze ute ni imashini yigenda none ikintu cyaje kubabaza abantu urumva gishobora no gukora kuri uwo muzungu ibaza ko ibyo bintu byose abikora azi ko arwaye sida abo bagore nuvuga ngo muri Kenya abagore bumiwe umujinya abagabo umujinya wabishe urumva bafite uburakari abagore kumbe ni gutya iyo bigeze ku mafaranga ni gutya muhinduka no kuvuga ngo abadamu nabo banduje abagabo nuvuga ngo ikintu cyagaragaye uriya muzungu yagaragaje ko nyine abagore ku kintu bijyanye n'amafaranga guhitamo ntabwo bakugihari avuga ati burya ukuntu mutugora cyangwa se mutuvuna hari abandi bantu bashobora kuza ntanakubwira amagambo rugatuvu yakubwiye dore twagenda nyine yabandagaje muri make ariko ibintu biteye isoni ibaze ko mushiki we ashobora kuba afite mushiki we utamushyigiye muri ibyo bintu yamaze kubona nyine zino nkuru zimaze kujya hanze arangije azavuga ko ibyo bintu uwo musaza wakora abikora narwaye sida ubwo urumva no kugenda akwirakwiza sida bro ibyo bintu ngendaketse ko hashobora kuba harimo na rasisme n'ubugome ibintu byose ubugome bwose bashaka gukora baza kubukorera muri Afurika urumva sinzi impamvu narumva ariko nanone kuri bene wabo uko uwo ujya gutereta umbebe ukagigira nawe kuri bene wabo n'ibyanakunda ntabwo umuzungu ntabwo ajya gupfa kumushukisha ibyo bintu umuzungu se n'iki batarabona nuvuga we yatagetinga ahantu azi bafite ibibazo by'ubuzima ashobora gukoresha ibintu ashaka bikemera ariko hakaba harimo n'ikintu cy'ubugome bro uragwambira ko ahantu hatarimo n'ubugome ko abarusiya kenshi bajyana ibintu bya rasisme byo kwanga birabura so rero twagize imana cyangwa se no mu Rwanda asanga haraciye ari uko bitarasohoka kuko ibyo ari byose hari n'ahandi yagiye acurumba byamenyekanye ko ari uko ari amavideo yo muri Kenya asize hanze abantu we yagendaga aho hari muri aho babaga gukora sex akabikata ariko akakwereka ko umugore yikenyeje amasume abamubwiraga ngo nunagaruka ngo nzagaruka uragira gute ibibazuka ujya bakoresha ari umugabo uzi wasize umugore mu rugo tubona umuntu ari mu byumba n'abazungu atazi iyo baturutse bigenda gute kugira ngo ube uryamana n'umuntu utanaterese ariko biragoye ko atanyuze mu Rwanda muri Afurika abakobwa bose tubona barubrandinze nk'ahantu haba abakobwa beza
sinzi impamvu atariho yabanje cyangwa se akaba yaranahaciye tutarabimenya bureka dukomeze tutegereze gusa wenda kubera ko byamenyekanye byagorana ko andi mashusho amenyekanye ko agomba ashobora no gufatwa uriya muntu ariko aba yarahaciye twaba dufite show iteye ubwoba hari uko ubona avuze ati reka amatwikire rimwe nyine ikintu gisekeje uriya muzungu yaraburisha abagore kwa kundi wabonaga umuntu ari umuntu wiyubashye urumva ari umukobwa wiyubashye cyangwa umumama wiyubashye urumva kumbe hari aho bigera hari umuntu ushobora kuza akaba adashobora ugahita usasa ibitenge ukaba utanamubaza izina wenda reka twere kubyitirira abagore bose cyangwa abakobwa bose ariko umubare munini w'igitsina gore bigaragara ko amahitamo ku kintu ku muntu afite icyo yitezeho shaba ari make cyane pe kuko niba yaraciye muri Ghana bikagenda gutyo akageza South Africa bikagenda gutyo nyine buri muntu nta muntu wigeze abana ugeze umubwira ngo hoya yego ugeze umuhakanira hoya kubera iki ari umuzungu aravuga ati ngushaka no urumva ari gutagatinga ngo yanjyana i Burayi nshobora kumukura amahirwe ibintu biri stupid bro oya ariko sinetse n'abazungu yakoze kuba ataraje mu Rwanda kuba mu Rwanda imibare ari kugira myinshi we mu Rwanda yari kumirwa ndetse n'abazungu n'abadiaspora baturira abana none uri kuvuga abazungu ako buriya leta zo muri Afrika zikwiriye gushyiraho ingamba ntibakajya bafata abazungu nk'aho ari abantu bemerewe kujya ahantu hose bashaka ku isi kandi twebwe iwabo bigoranye byibuze n'uwuje bakabanza bamenya niki kikuzanyije kuko aricyo uzamara igihe kingana iki sibyo bakanamukurikirana nk'uwo muntu abagenda avogera amaleta yo muri Afrika ibihugu byo muri Afrika uko ashatse akora ibyo ashatse ibyo bavuganye ngazanya amadevise amadevise agasiga yanduje abagore bose amasida ngo kamara iminsi ngo niko asiga amafaranga rero icyo kintu cyakindi kakaboro k'ubucakara tugifite nyine tukifitemo kabizaragwana ko karangira nubwo aya madavise wenda yagiye mu hoteli yarayemo yarakonsumye ariko se aba ingo z'abandi asenye imiryango asenye abo bagore yanduje amasida bagiye kwanduza abandi bantu nabo already barabanduje kuko umuntu numbwire ko nyine icyo gihe cyose cyashize niyo barabona uyu abantu baranduye kabisa byarabaye so rero ubwo niyo makuru ari muri ari abungubu yaragezweho Kigali harimo iki se Lashboy Kafulu reka iyo nkuru ya Kenya yo tuyisiga ukwayo nta kintu wayibangikanye nayo impamvu nanayigarutseho ubundi nibaje ati bino bintu yaba byabaye nk'Ikigali kuko ndi kumva Ikigali ari kuba imibare myinshi Ikigali byari kuba too much cyane ko bakobwa b'Ikigali ramojene yaba yaje rero atageta akaza Ikigali ari atageta afite twari kuba dufite story bro zari kuzamara nk'amezi 3 tukiri kuzivugaho kuko byari kuba biri too much cyane hano nubwo byari kuzajya bimusaba kuvuga ngo nagukunze ariko uzajya banga ino tujyane ari umukuba ari umuzungu usagata bagenda Abanyakigali bafite amabara ahubwo nuko bifitiye Imana yabo itagituma baseba ariko Abanyakigali amabara yabo ni menshi cyane kereka iyo Imana yamukoye akaboko bikajya hanze reka ngushimire yarakoze cyane.